urumva iki gihe bamwe baraza ngo bashaka imitungo abandi bakaza ashaka ngo uzamumesera uzamutekera ubundi abo ni abakozi uhayaringa umukozi ukabimwishyurira koko birivuga ku rukundo igasobanura urukundo urwo ari rwo ikavuga ngo urukundo rwihanganira byose rwakira byose ntirukurura rwishyira ntirugira gute none se niba dushobora kuba turi nka couples cyangwa nk'abantu b'abafiance bazabana warangiza ugatangira kumbwira urabona dore bimeze nabi mfasha urimo gukurura wishyira urugo ntabwo ari urukundo ndibuka nyobora itorero ibyumba abahungu benshi baza kutereta ahubwo kuko nabo ntago babyumvaga kandi kameze kuriya twigire kwa pastor kwa pastor keza ibyo givyo bakaza bakizanishwa utubazo dutandukanye ariko umwuka wera ni igitanda umwuka wera ni igitanda muri abo nyine batubona barimo abaharuzi benshi b'ibinyoma babeshyera Imana ngiravuze itavuze rwose ntibatinye no kurahira ni gute umukristo wo muri iki gihe azamenya gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma wari ubikomojeho urambwira ko wansubije kuko urambwira ngo ajya bigenzuza ijambo ry'Imana ariko hari abakristo batari macuwa boroshye gushuka niho twumva harabitwa nk'ubu abateye bitwa ngo n'abakomisiyoneri b'abahanuzi umusore akagera gakundo akareba umukobwa akamukunda yamara kumureba avuga ati uyu mukobwa ubwa ari umunyamasengesho ubwo asengera minivame ADPR cyangwa hehe nta kindi kintu namufatisha ndamufatisha iki ubuhanuzi akaza akabwira Joel akabwira na runaka umwe ari Cyangugu undi ari Gisenyi undi ari Kibungo undi ari ati nimugende mu mbwiriro ya mukobwa ko Imana ivuze ko ari ngiye ugomba kumurongora akabibwirwa n'uw'Icyangugu akabihuza n'uw'Igisenyi akabihuza n'uw'Ikibungo n'uw'Ikigali kubyo umukobwa bati umva iyi niyo kabisa uyu ni gitare pe akiyituruva nyine yabyana baye ibyo umuhungu yashatse n'urugero none ibyo byose wenda ni example imwe kandi urwo rugero ntanze rwarabaye ntabwo ari ibintu ni urugero rwabaye n'umuntu agisha inama wenda uri buze no kumunsubiriza arambwira ngo ko nageze mu rugo nkamenya ko uyu musore yambeshye agakoresha abahanuzi kugira tubane kandi nkaba ndi kubona imico ye n'imyifatire ari umupagani rwimbi ko yatangiye gusinda umunsi wa mbere dushyingirwa ko nasanze munsi y'igitanda hari amakese y'inzoga amavuga ati ungiye kukwiyereka nsenye nubake uraza kumunsubiriza ni ikibazo gikomeye uraza kumunsubiriza ama n'urugero arambwira ngo uwo mukobwa uwo mumama ubwo niba ari umumama niba ari umukobwa washyingiwe gutyo arambwira ngo kandi ijambo ry'Imana avuga ngo iki Imana yifatanirije nta muntu ushobora kugitandukanya none nge namaze kumenya ko ibi bintu atari Imana yabifatanije nge n'uyu muntu ahubwo ni uburiganya bwa Satani cyangwa bw'ibi yakoresheje nsenye nubake ndamwana numva rero ngenda umunyamakuru ticyokoze zimwe iminsi umupasiteri turi buganire bwa mbere ukikimbaza ubwo ni uri bugusubize ni wowe rero duze tuganira uyu mukobwa uyu muntu uramugira nama ki asenye yubake ubwo duhereye kuri ibyo by'ubuhanuzi bw'ibinyoma ubura abakristo bakora iki bakwitwara ute uhahenga kuza kumutugirira inama icyo yakora inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Impambanyayo TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana no umubyeyi ufite ibigwi mu murimo w'Imana ufite itorero we n'umutware we bashumbye hugura amakouple neza cyane agira ishyaka ry'umurimo w'Imana mu buryo bumwe
cyangwa ubundi turi mu karere ka Musanze, ni naho bakorera umurimo w'Imana, turi buze kubimenyaho byinshi. Niwe rero tugiye kuganira, tugize amahirwe yo kumubona. Nakundaga kuza Musanze buri gihe tukavugana ati turakora bikanga, ariko burya baravuga ngo inkoni hirigiye kandi isaha y'Imana ubwo yari yigiye mama pasteur. Noneho rero twishimiye cyane kuba tubabonye, tubahaye ikaze kuyoboka Imana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Ego twiriwe neza, muraho namwe? Amakuru ni meza. Tubahaye ikaze kuyoboka Imana TV ndetse no ku Mpamba Nyayo TV. Murakoze cyane. Mbere yuko tugira ikindi kintu tuvuga, kugira ngo Imana Data wa twese ize kubana natwe muri iki kiganiro kivuga butumwa tugiye gukora, mwabanza mukadushyira imbere y'Imana, mukayitwurarikira ikaza kubana natwe, ibyo mvuga, ibyo musubiza, Umwuka Wera w'Imana akatuyobora, dore ko turi no mu bihe turi kwitegura Pentecote. Mu Imana turagushimiye ko kuri Imana nkuru kandi uri Imana nziza. Nzi neza kuri Imana ishyigikira icyo ari cyo cyose cyiza. Rero uyu mwanya watugeneye kenshi byategurwaga ntibishoboke, ariko Salomo yabyanditse neza, aravuga ngo ikintu cyose mu isi y'ijuru kigira igihe cyacyo. So icyo nicyo cyari igihe cyacyo, kandi ubwo ari igihe cyiza. Nzi neza ko kuva kera kose wari ubizi, warabiteguye, biratubera iby'akamaro, bitubere iby'umusaruro, biba imbaraga zigira icyo zimara, bitanga ubuzima mu bwoko bwawe kandi mu bantu bwawe. Koko icyo ukora kuruta ibindi byose ni ugutanga ubuzima. So reka amagambo tuganirira hano, buri wese uzumva ikiganiro azakure mu buzima, hazave mu kuzuka, hazave mu kubohoka, hazave mu komorwa, hazave mu gutera intambwe, akava mu cyiciro akajya mu kindi. Umwuka Wera rero abane natwe, atuyobore muri byose, ni mu izina ry'Umwami wacu Kristo Yesu tubisabye, amen. Ni munyemerere rero uko ntangiye nsuhuza uyu mukozi w'Imana, namwe mbasuhuze abari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bihugu yabituranye n'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane, muri Canada, muri Australia, muri Amerika, ku mugabane wa Aziya, tutibagiwe n'abari ku mugabane w'i Burayi. Mwese turavuze ngo Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba urwaye, urarwaje cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, wizere yuko Imana itabara abandi nawe izagutabara, kuko yivugiye ko naho yababaza umuntu itajya ibikora iteka, ijya igera ikamugirira ibambi, ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Wowe wishimye rero, wamaze gusubizwa, amasezerano yarasohoye, umeze neza, uguwe neza, ujye ukunda gutabara abantu bababaye, kumwe wa muririmbyi yabiririmbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana ku mugisha w'Imana. Mama Pasiteri rero tugiye kuganira, muratangira mwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Ego murakoze. Nitwa Pastor Joy Kayitare, cyangwa sometimes ni Joy Rucari. Kayitare ni ry'umugabo, Rucari ni rya papa, twese twitwa izina rya papa. Yego nkaba nkorera umurimo w'Imana rero ku itorero ryitwa Minivam i Musanze. Ibindi ni ibiki buriya navugana ndumama nyine kuko buri wese anabibona, ndumama ndubatse koko, nari mvuze ko mfite umutware n'umugisha w'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Wow. Imana ishimwe. Urakoze. Muri Minivame mumeze neza? Turashima Imana. Mwizera ibikise? Imyemerere shingiro ya Eglise ni gatoya? Tukizera umubatizo w'amazi menshi, tukizera Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi, kandi tumwemera nk'umwana w'Imana. Twemera Umwuka Wera, twemera ko Imana ivuga, twemera imbaraga z'Imana, what else? N'ibindi byose bya Gikristo. Turi mu gihe cya Pentecote cyangwa abakristo bari kwitegura umunsi mukuru wa Pentecote. Pentecote ivuze iki cyangwa isobanuye iki kuri Pastor Joy? Pentecote isobanuye ubutsinzi. Isobanuye ubutsinzi, kandi isobanuye ubumana mu mwana w'umuntu. Amen. Koko Pentecote mbere hose
tuyisanga Yesu amaze kuzamuka avuye mu isi asezeranya intumwa arababwira ati ntimugira aho mujya ahubwo mujye mu cyumba cyo hejuru mutegereze kugeza igihe umwuka wera azazira. So icyo gihe rero barategereje umwuka wera nk'uko wasezeranijwe waje kumanukira kuri ba bantu bose uko bari bategereje mu cyumba cyo hejuru. Impamvu mvuze ngo ni ubutsinzi cyangwa ni ubumana mu mubiri w'umwana w'umuntu, aho hantu tutagiye mu bintu byinshi, muri abo bantu bari bateraniye aho ngaho harimo umugabo witwaga Petero. Yego. Petero tukaba tubona ubuzima bwe mbere y'umunsi wa Pentecote. Yihakana Yesu, ari umunyantege nkeya, agenda n'inkota kandi ari kumwe na Yesu. Ariko tumubona umwuka wera amaze kumumanukira asohokana ubutwari, asohokana ubushizi bw'amanga, asobanura ibintu yahakanaga cya gihe, this time ashobora kubisobanura. So ni mu ncamake rero Pentecote nta kindi isobanura, isobanura ubumana kw'Imana ishobora kuba mu muntu. Yego. Pe kandi yaba mu muntu, umuntu akaba agashobora kubaho, mu cyongereza bavuga neza bakoresha ijambo rivuga ngo supernatural. Ukabaho ubuzima burenze ubusanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe, aho abandi bagarukira wowe uraharenga. Aho ikiremwa muntu kigarukira wowe uraharenga. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri umuntu nk'abandi, mu yandi magambo ntabwo uri umuntu nk'abandi iyo ufite umwuka wera mu buzima bwawe. So Pentecote rero nta kindi nayivugaho kirenze icyo ngicyo ko ari ubutsinzi kandi ari ubumana mu muntu. Tuvuga kuri Pentecote, wenda reka dusimbukire gato ku mpano z'Imana. Hari umuntu ejo twari butuganira ariko mbaza atari ko Joe tuzatubarize nk'umukozi w'Imana bamwe mujya muganira kera kubona umuntu umuhanuzi byabaga ari ibintu birirari nyine, ntabwo wabonaga abahanuzi nanjye ngo gukoresha terime mvuga ngo bandagaye ahantu hose, aho ugeze uteye intambwe ati profete, aho ugeze ati profete. Ni ukubera iki muri iyi minsi Imana yasutse impano y'ubuhanuzi cyane ku bantu benshi? Ndamubwani rero atahubwo abantu benshi bari kuyirwanira, ariko sinzi niba ari Imana yayitanze. Wowe ubibona gute iyaduka ry'abahanuzi aho unyuze hose umubdore profete? Mbese ukabona abantu bose bari kuyirwanira iyo mpano yo guhanura, ubitekereza iki nk'umushumba? Nago navuga ngo nukubitekereza cyangwa mubibona gute? Ahubwo reka kaduhe Imana icyambere zirahari impano. Koko Bibiliya irabivuga. Yesu amaze kuzamuka, wa mugani wa Pentecote twari dutangiriyeho, amaze kuzamuka ngo acuncumura impano. Aha bamwe kuba abahanuzi, aha abandi kuba intumwa, aha abandi kuba abigisha, aha abandi. So icyambere cyo twemera turi buhereho, impano zirahari. Icyo turacyemeranyaho, impano zirahari. Noneho kuvuga ngo none se ngo ko ari nyinshi ko abantu bose bahanura n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ijambo rino ravuga ngo ubuhanuzi tubwemere, ariko tubugenzure. Tubugenzuza iki? Ijambo ry'Imana. Ntago tubugenzuza amarangamutima, ntago tubugenzuza uko umuntu abyumva, tubugenzuza ijambo ry'Imana. So ntabwo rero turi bufate icyemezo tuvuge ngo ntabwo ari byo, cyangwa se ngo dufate icyemezo tuvuge ngo nibyo. Oya, ahubwo byose turaza kubigenzuza ijambo ry'Imana, tumenye niba ibyo bahanura nibyo. So muri abo benshi rero tuzabonamo wenda bahanura ibitari byo, ariko tuzabonamo n'abahanura ibyo. None umukristo uri kureba kino kiganiro, byanze bikunze dusohoye mu gihe abahanuzi b'ibinyoma bagwiriye. Muri abo nyine batubona barimo abahanuzi benshi b'ibinyoma babeshyera Imana ngo iravuze itavuze rwose, ntibatinye no kurahira. Ni gute umukristo wo muri iki gihe azamenya gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma? Wari ubikomojeho, urambwira ko wansubije, kuko urambwira ngo ajya bigenzuza ijambo ry'Imana. Ariko hari abakristo batari macuwa,
boroshye gushuka niho twumva harabitwa nk'ubu abateye bitwa ngo n'abakomisiyoneri b'abahanuzi. Umusore akagera agakundu akareba umukobwa akamukunda, yamara kumureba avuga ati uyu mukobwa ubwo ari umunyamasengesho ubwo asengera minivame ADPR cyangwa hehe, nta kindi kintu namufatisha, ndamufatisha iki? Ubuhanuzi. Akaza akabwira Joel, akabwira na runaka, umwe ari Cyangugu, undi ari Gisenyi, undi ari Kibungo, undi ari ati nimugende mu mbwiriro ya mukobwa ko Imana ivuze ko ari ngiye ugomba kumurongora. Akabibwirwa n'uw'Icyangugu, akabihuza n'uw'Igisenyi, akabihuza n'uw'Ikibungo, n'uw'Ikigali. Kubyo umukobwa bati umva iyi niyo kabisa, uyu ni gitari pe, akiyituruva nyine yabyana bayi ibyo umuhungu yashatse n'urugero. None ibyo byose wenda ni example imwe, kandi urwo rugero ntanze rwarabaye, ntabwo ari ibintu, ni urugero rwabaye n'umuntu agisha inama wenda uri buze no kumunsubiriza. Arambwira ngo ko nageze mu rugo nkamenya ko uyu musore yambeshye, agakoresha abahanuzi kugira tubane, kandi nkaba ndi kubona imico ye n'imyifatire ari umupagani rwimbi, ko yatangiye gusinda umunsi wa mbere dushyingirwa, ko nasanze munsi y'igitanda hari amakese y'inzoga, amavuga ati ungiye kukwiyereka nsenye nubake. Uraza kumunsubiriza? Ni ikibazo gikomeye, uraza kumunsubiriza? Ama n'urugero, uranyihanganira ibibazo byanjye bikunda kuba binyura kure kugira ngo umuntu abantu bankurikiye bumve icyo bashaka kumva. Arambwira ngo uwo mukobwa, uwo mumama, ubwo niba ari umumama niba ari umukobwa washyingiwe gutyo, arambwira ngo kandi ijambo ry'Imana avuga ngo icyo Imana yifatanirije nta muntu ushobora kuyute kugitandukanya. None njye namaze kumenya ko ibi bintu atari Imana yabifatanije njye n'uyu muntu, ahubwo ni uburiganya bwa Satani cyangwa bw'ibi yakoresheje. Nsenye nubake. Ndamwana numva rero ngende umunyamakuru cyokoze zimwe iminsi umupasiteri turi buganire bwa mbere ukikimbaza, ubwo ni uri bugusubize, ni wowe rero tuze tuganira. Uyu mukobwa, uyu muntu uramugira nama ki asenye yubake? Ubwo duhereye kuri ibyo by'ubuhanuzi bw'ibinyoma, ubu abakristo bakora iki, bakwitwara ute? Uhahinga kuza kumutugirira inama icyo yakora. Ntago byoroshye, ntago byoroshye, ariko Imana nicyo ibereyeho, ni ukudutabara muri ibyo bintu bitoroshye. Ikintu ndi buhereho, umunyacyangugu yaramubwiye, umunyagisenyi yaravuze, bose bahuriza ku kintu kimwe bitewe n'uburiganya buri hagati aho ngaho. Harimo abahuza, harimo mission ukuntu. Ikibazo tugira twese abakristo, kuko wambwiye ngo ngira inama abakristo, abakristo bagira ikibazo cy'ubunebwe. Ntibashaka bo gufata umwanya ngo bashake ukuri nk'uko Bibiliya ibivuga, ngo mushake uko mwamenya ibishimwa n'Imana, mushakisha ukuri. Noneho iteka bagashaka gutungwa n'ibyo bagaburirwa, noneho bakagira ikindi kibazo kubera ubwo bunebwe rero bwatumye adashobora we kwishakashakira, kubera ko agaburirwa icyo agaburiwe cyose. Nanone ntafite capacity yo kubanza gushungura ibi bintu, ntabwo ayifite, ahubwo ibyo bahaye byose aramira. Ndibuka nigeze kwigisha rimwe iteraniro ndababwira ngo ibintu by'Imana si ubugari, ahubwo ni ifi. Reka kugaro karakaze koko abaryi b'ubugari ababizi kuburya neza, ngo nago bajya bakacanga, aramira akamira. So abantu rero babibwira ko ibintu by'Imana ari ubugari, ariko si ubugari. Ibintu by'Imana ni ifi ugomba kurya witonze, ukanyuza mu rurimi ukumva neza, so ukajya umira ibikwiriye, ibidakwiriye ugacira. Niko bimeze. Amen. So aho rero ni ukuvuga ngo nanigiye kuvuga ngo ikibazo ntabwo kiri wenda kubahanura, ariko nabo baragifite, ariko cyane cyane abahanurirwa
nibo bafite ikibazo gikomeye cyane kuko ibi byose Bibiliya irabivuga bivuga neza ngo tugomba gukura tukaba abantu bakuriye badateraganwa hirya no hino n'imyigishirize y'uburyo ubwo ari bwo kose ibintu byose birasobanutse muri Bibiliya ahubwo ni twebwe bipfiraho. So ikindi kintu nabwira abantu ibintu byose ku isi ibintu ubu ntabwo mvuga abantu mvuze ibintu ariko ubwo n'abantu ndaza kubashyiramo ukuri kw'ikintu icyo ari cyo cyose gufitwe n'isoko aho gikomoka. Yego. Icyo ari cyo cyose zaba mashini icyo ari cyo cyose ikintu icyo ari cyo cyose hari ukuri kwacyo. Ukuri kwacyo ntago twagukura kuwigeze kugikoresha. Burya uwigeze kugikoresha ashobora kumuha ukuri ariko ntago kwaba kuzuye nka uwagikoze uwagihanze yaba gifiteho ukuri. Rero niba ukuri kose gufitwe n'uwahanze ikintu natwe abantu ntago turimanuka kuri iyi kwisi dufite isoko dufite inkomoko dufite uwaduhanze dufite uwadushyizeho dufite uwadutekereje dufite utuzi. Ijambo ry'Imana niko rivuga neza rikavuga ngo nakumenye kera n'ababyeyi batarakubona umuntu uwo ari we wese atarakumenya jewe nari inkuzi. Aho rero niho hari isoko, aho rero niho hari ukuri. Yohana 8 murongo 30 bigira ngo na kabiri tukamanuka harimo amagambo nkunda cyane avuga ngo nimumenya ukuri kuzaba batura. So ikibazo dufite rero muri ibyo bintu by'ubuhanuzi n'ibindi bivangavanze n'ibindi badasobanukirwa nuko abantu badafite ukuri. Yego. Ukuri bagombaga kugukura hehe? Bagomba kugukura kuri manufacturer uwaremye ikintu. Uyu mwana w'umukobwa rero yafashe ukuri kw'abantu bose abanyacyangugu nta kuri bamufiteho, abanyagisenyi nta kuri bamufiteho. Uwe yagombaga kwesuburira kwisoko akajya gushakisha ukuri kw'ibimureba, ukuri k'ubuzima bwe. Kandi Imana nta muntu uwo ari we wese wayegera yavugana nawe nubwo hari abanyempano ariko wayisanga uwo ari we wese. Yego. Umwe cyangwa ubundi yamuvugisha. Yes, yamuvugisha yamuyobora inzira zikwiriye. Rero icyo nicyo kibazo cya mbere abakristo bafite bo kwibwira bo gukunda ubugari. Bo ntibajye kwisoko ngo bishakire ukuri kundeba n'ukuhe. Ukuri Imana ifiteho iki Imana imvugaho niki ukakimenya. Icyo gihe rero waba ufite ukuri ugashobora kunesha ikinyoma. Yego. Kuko nta kindi kinesha ikinyoma, ukuri niko kunesha ikinyoma. Nta kindi. So udafite ukuri rero ibinyoma bitandukanye by'uburyo bwinshi buzadutsinda, tuzagendera mu binyoma bihwanye n'irari ryacu. Buriya haba harimo ikintu cyitwa irari ry'umuntu. Bariya bahanuzi niho bahera, buriya bashingira ku irari ry'umuntu. Yego. Bakaguhanurira ibijyanye n'irari ryawe. So iyo ugize Imana rero ugahura n'ibijyanye n'irari ryawe, icyo gihe birakugora kuba wavuga no, kuba wagira icyo uhakana kuko hari ikindi byahamanyije nabyo. Nibyo. Bikagenda muri ubwo buryo. So uko mbyibwira yamaze kugira sheke rero. Sheke yamaze kuyigwamo urugo yanarugezemo. Okay. Urugo okay. Ikintu cya mbere nuko burya ikibazo kugira ngo gishobore gukemuka neza nuko wemera uruhare wakigizemo. Yego. Kemera uruhare rwawe ikibazo kirakemuka. Ariko iyo ufite ikibazo warangiza ntubone uruhare rwawe ahubwo iteka ukumva ni runaka. Icyo gihe nago ikibazo kirakunanira. Ntushobora kugiholdinga mu buryo bukwiriye. Rero uyu mwana w'umukobwa ikintu namubwira muri ibi bintu uruhare rwe n'uruhe. Namara kubona uruhare rwe aratsindwa we ku giti cye. Ntabwo ari bukomeze kumva ko ikibazo ari ba bantu bamuhanuriye. Araza kwigeraho avuge no ni jewe kibazo. Yego. Namara kwisanga ko ari we kibazo n'igisubizo arakibona. Yes. In case ndamutse ari jewe nkagira ubwo buntu nkavuga ni jewe ndangare, ni jewe utarakurikiranye ibyanditswe, ni jewe utaramenye, ni jewe byapfiriyeho. Rero niba ngeze muri iyi nguni imeze gutya, Imana yo mu ijuru nta kintu kiyinanira.
ngiye kwicara ahubwo mu nzira nyazo Imana nyigire nkuremo ibintu by'amarangamutima. Yego jewe niko mbyumva koko wenda simbizi ashobora kuba yarabyaye, ashobora kuba twite, ashobora kuba imeze gute, so umugiriye inama yo gusenya kudivorcinga cyaba ari ikibazo kigiye mu kindi kibazo, kigiye no mu kindi kibazo. So jewe namubwira ko koko iyo umaze kumenya uruhare rwanjye n'urungu ubona igisubizo, aricara yambara imbaraga, Imana imwambika imbaraga. One, kwihanganira kuko uwo muntu yasanze ari umupagani ntago akijijwe, ariko biravuga ngo wowe ufite umugabo udakijijwe wabwirwa n'iki ko uwo muntu utamwerera imbuto kandi akazakizwa ku bwawe. Byose birashoboka. So jewe ntekereza ko aho bigeze kudivorcinga ntago ubu ngubu nabigira igisubizo, ahubwo yakwicara agashikama kandi agasenga, noneho byanyabyo bitari mwirari, bitari mu gushukwa, ahubwo biri mu ijambo neza. Imana ikamwambika imbaraga. Ariko Imana niyihindura abantu yabahindura. Yego rwose akihana intege nkeya yagize no kutamenya, ubundi akenera kuyoborwa n'umwuka wera. Ya Pentecote twahereyeho koko umwuka wera ni umwuka wera n'ubutsinzi mu ntege nkeya za kimuntu. Yego wow, murakoze. ngira ngo arabyumvishe, wenda n'undi waba ufite ikibazo nk'icyo nawe arasubijwe. Muri iyi minsi mu miryango nyarwanda hagenda habamo ubwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye, kandi no mu batandukana harimo n'abakristo bari mu madini n'amatorero. Mubona biterwa n'iki? Uruhare n'urwande ngo bicike byagenda gute? Mubivugaho icyo ubu bwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye? Murakoze. Ni ikibazo kinakomeye cyane. Impande zose zishakira igisubizo mu buryo butandukanye, ariko ndasubira ku magambo nari maze kuvuga. Ikintu cyose igisubizo cyacyo kiba ku isoko yacyo aho cyaturutse. Umuryango ni product, ni product. So niba ari product rero ifite producer. Yes. Bambabarire hari amagambo ndimo gukoresha wenda y'icyo nkumva. Ufite umuhanzi cyangwa umuremyi. Okay, yego umuhanzi. Umuryango rero hari ni ikiremwa, hari uwakiremye rero. Yego. Rero twebwe abantu twafashe iki kiremwa tukajya tukikoresha uko twiboneye, tutasubiye yo kumenya amabwiriza y'uwahanze iki kintu akivugaho iki. Noneho twese umuryango tukawifatira uko twiboneye. So kuva rero tutarasubira ku kuri ngo tumenye ngo ariko umuryango ufatwa gute. N'uwahanze telefone burya ashyiraho amabwiriza y'ukuntu telefone igomba gufatwa no kunigera. So urumva rero umuryango si cyo kintu kiri aho ngaho, kandi umuryango ari wo shingiro w'ikintu icyo ari cyo cyose. Hagomba kuba hari amabwiriza ari ahantu y'umuryango utunganye, y'umuryango ukuntu ugomba kugenda n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Ariko akenshi twinjira mu muryango tutazi icyo tugiye gukora icyo ari cyo, tutazi n'icyo dushinze ubundi ni igiki. Ubwo rero icyo gihe ntabwo bishobora gutungana uko byagenda uko ariko kose. So birasaba ko abakozi b'Imana n'abandi bose ahubwo bakabimenya umuryango washinzwe n'Imana mbere na mbere, kandi Imana ishyiraho n'amabwiriza burya agenga umuryango, igashyiraho n'impamvu z'umuryango nizihe. So iyo tugiye mu muryango rero dufite impamvu zitandukanye n'iz'uwahanze umuryango izo arizo, ntabwo byemera nta nubwo binakunda. So umuryango rero birakwiriye ko dusubira ku isoko y'umuryango, tukiga tukamenya umuryango ni iki, umuryango bigenda gute, umuryango usaba iki, so umuryango ni ishusho ki, ibintu byose tugashobora kubyubahiriza. Kuko iyo dusubiye ku isoko y'umuryango, Bibiliya itwereka neza ko umuryango ari igishushanyo cya Kristo n'itorero. Ni igishushanyo guhera no ku bukwe, ni igishushanyo cya Kristo n'itorero, uko yakunze itorero.
rero ibintu by'Imana byinshi hari icyo twita isi y'umwuka, tukagira n'isi iri physical, iyi ngiyi ifatika. Ibintu byose mbere y'uko bibaho mu isi y'ibifatika biba biri mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo twebwe ikintu dukora ni uko ibintu tubikura mu isi y'umwuka, aho bitagaragara, aho bidafatika. Ni nk'aho mu isi y'umwuka ariho hari ibintu biri original, twebwe tukabikurayo tukabizana mu isi y'ibifatika. Wabyumvishe? So twakagombye rero kubanza kumenya mu isi y'umwuka umuryango wifashe gute, noneho ukazana igishushanyo mbonera. Uribuka Imana ibwira Mose kubaka ihema ry'ibonaniro, yari afite igishushanyo mbonera Imana yari yamuhaye. So yubaka mu buryo bufatika exactly nka cya kindi Imana yamuhaye. Rero n'umuryango nuko nguko ufite igishushanyo mbonera cy'ubushake bw'Imana, ari byo nise mu isi y'umwuka. Ari naho twakagombye kumenya ku buri muntu wese ugiye gushinga umuryango akabanza akaba afite igishushanyo mbonera, akamenya neza icyo agiye gushyira muri buryo buri practical. Kabisa jewe ndumva aricyo nabwira abantu. So ni ukuvuga ngo icyambere umuryango Imana yuvugaho ivuga ko ari ishusho. Ni ukuvuga ngo byakagombye kuba mu buryo bufatika, bigaragaza ibitagaragara by'ukuntu Kristo akunda itorero. Ibyo ni ibintu bitagaragara. So noneho Imana ishyiraho umuryango kugira ngo urwo rukundo rutagaragara rushobore kuba rugaragara, buri muntu ashobore kubona buryo ki Kristo akunda itorero, buryo ki Kristo akunda. Byonyine turamutse umuryango tubyubahije tukabikora, abantu bose bakira agakiza tutarinze kujya kubabwiriza. Kuko bagira iyo ubwo bushake, urwo rukuruzi rwo kuvuga ibintu nuko bimeze. Kuko abantu benshi bigishwa n'ibintu biri bifatika, bigaragara n'ibiki byose. So n'ikimana riri duhamagarira nuko dufata ibintu bidafatika, bitagaragarira, tukabizanira abantu, tukabikora mu buryo bugaragara, bakamenya neza. So waruba wavuze uti n'abakizwa n'abapasiteri n'abaki bose barasenya, kuko batazi ukuri. Koko ntibamenye ukuri niko kuzaba batura. So urugo rero Bibiliya duhereye no mu itangiriro, kuko urugo niho ruhera. Mu itangiriro urugo rubereyeho iki? Urugo ni urukundo, urugo ni ukuzuzanya. Ubundi dushingiye ku itangiriro ukuntu Bibiliya bivuga, ari umugabo ari n'umugore ntago twujuje ubumuntu, Rero umuntu wese yuzura iyo tugiye mu rugo. Nibwo mbona cya gice naburaga kugira ngo mbe umuntu, na wa mugabo nibwo abona cya gice yaburaga kugira ngo yuzuze ubumuntu. Kuko Bibiliya iravuga ngo abo bose iyo bamaze ngo baba umuntu umwe. Iyo rero tutarashaka, buri muntu aba afite wenda ni 50-50, noneho twamara guhura umuntu akabijana n'undi akabona akabijana, kuko abonye cya gice yaburaga n'undi abonye igice yaburaga. So iyo ibyo ntago tubizi ko tuza mu rugo tuje kuzuzanya. Urumva iki gihe bamwe baraza ngo bashaka imitungo, abandi bakaza ashaka ngo uzamumesera, uzamutekera. Ubundi abo ni abakozi, uhayaringa umukozi ukabimwishyurira. Ntabwo ujya kugukwa, ntabwo ujya aho gushaka umuntu hejuru yo kugira ngo azakumesere. Urumva ko tuba dufite motives zipfuye. So kuva rero watangiye ibintu ukabitangira na motives zipfuye, byanga byakunda bizanapfa uko byagenda uko ariko kose. So nduva rero ingo dukeneye gusubira ku isoko, tukamenya urugo Imana ishyiraho urugo yashakaga iki, yari igambiriye iki, ese turwubaka gute. Usiko nakurikiranye ibintu by'urugo nkabona n'agakiza ari agakiza ku muntu, kugira ngo umuntu akizwe byanyabyo byiza keretse ari mu rugo. Nibyo. Yego. Keretse ari mu rugo. Koko iyo tugeze mu rugo niho dusanga za mbuto z'umwuka wera zivuga mu Galatiya, tuzisanga urukundo, kwihangana, kubabarira, zose uko tuzisanga ziri mu muryango, turazisanga mu muryango.
kandi ziriya mbuto zose umuntu azigira ari uko habayeho iki ground yaho ugomba kuzerera. Udafite amahirwe cyangwa umuryango uguha kwera kwihangana, ntiwazagira kwihangana muri wowe. Keretse ubonye ahantu hari bugutere kwihangana, rero ukabona ukayidevelopinga iyo mbuto yitwa kandi kanakura igakomera. Niko bimeze. So ibi bintu byose burya mu rugo niho tubisanga. Urukundo. Kandi Bibiliya yivuze ku rukundo, ibivuga urukundo rutandukanye nuko twumva urukundo hano hanze. Burya niba hari n'ikintu kigoye kubonerwa ubusobanuro hano hanze, cyanatakaje ubusobanuro, burya n'urukundo. Urukundo hano hanze ntago bazi ibyo ari byo, kuko urukundo usanga ibaze ko n'abantu basambana babyita urukundo. Cyane bavuga ko bari mu rukundo kandi bari mu busambanyi, cyangwa bagamije ubusambanyi, barenze bakavuga ngo n'urukundo. Ubwo se birashoboka? Ntabwo ari byo. Koko birivuga ku rukundo, igasobanura urukundo urwo ari rwo, ikavuga ngo urukundo rwihanganira byose, rwakira byose, ntirukurura rwishyira, ntirugira gute. None se niba dushobora kuba turi nka couples cyangwa nk'abantu b'abafiance bazabana, warangiza ugatangira kumbwira urabona dore bimeze nabi mfasha, urimo gukurura wishyira, urwo ntabwo ari urukundo. Kandi ikikwereka ko atari urukundo, ikintu cyose ubundi urukundo ntabwo bishoboka ko urukundo rwaza soreza mu ngaruka mbi. Ntabwo byashoboka. Koko niba birangiza ari urukundo nkatwarindukanye hakana, urumva ntago byari urukundo. Ntago urukundo rwarangiza runtera ibikomere, ntago urukundo rwasoza runtera umubabaro, oya ntago bishoboka. So bikita bikwereka neza ko urwo atari urukundo ko babyumva. Ntabwo ari byo rero. So urumva ko icyo dukeneye niki, nuko ibintu byose tusubira ku isoko yabyo, tukamenya ibi bintu bigomba kugenda gute rwose. ngira ngo birumvikana cyane. Mama Pasteur, hari ibintu abantu bajya badiskitaho mu buryo butandukanye, cyane cyane mu minsi yashize byakuriye nyine kuvugwaho n'abantu batandukanye bitewe nuko itorero ryitwa ADPR mu muco waryo cyangwa muri karagiteri yaryo ubundi ntabwo ryajyaga risengera abapasiteri, abagore ngo babagire abapasiteri, ntabwo babikoraga muri disipurine yabo cyangwa y'itorero. Ejo bundi rero bavuga yuko noneho bagiye kubasengera, bikurura rero amagambo menshi. Bamwe bati n'ubundi ariko n'ababikoze burya baribeshye, nta mugore ukwiye kuba umupasiteri niko ijambo ry'Imana rivuga. Abandi bati reka ibyo byari byo mu isezerano rya kera byavuye. Abandi ati nabo bese bitera kuvugwaho n'abantu. Pastor Joy wabivugaho iki iyo bavuze ko nta mugore ukwiye kuba pasiteri? Ubyumva ute? Ubundi nibyo cyangwa ababivuga baribeshya? Dore ko ndi kubibaza pasiteri kandi w'umumama. Aha ahubwo biragoye ko urimo kubibaza umupasiteri w'umumama, kuko ngira ngo ibyo yasobanura byose abantu bavuga ko oya, ariko hari principe ziba ziri teorike, amahame ahari, kuko n'ababivuga mirongo baheraho naragiye ngerageza kuyireba nkabona ni ibintu Pawulo yavugaga icyo gihe, ariko utamenya ngo ari kuvuga nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo utasobanura. Kandi noneho ikindi, abagore se bo ndavuga nkanjye nubwo mba ndi umunyamakuru, kuvuga ngo abagore ntibaba abashumba pourquoi? Njyewe nibaza kubera iki. Nicyo mbaza umuntu wese, ni wowe ubivuga ngo ntibaba kubera iki? Ntibabona impamvu. Yego. Mu ncamake rero njyewe ndavuga ngo birashoboka ko umugore yakora umurimo w'Imana. Niko bimeze, birashoboka. Kuko kuvuga ngo ntago bishoboka ko umugore yakora umurimo w'Imana n'ibiki byose, byaba byumvikana ko uyu mugore ari ikizira
imbere y'Imana ngo umugore acecekere ngo mu materaniro ngo avugire mu rugo yaba ari ikizira yaba afite ikibazo imbere y'Imana. Rero si uko mbibona jewe nkahera hehe ntabibona muri ubwo buryo koko obvious urumva ko bavuga ko ari umurimo w'Imana. Iyo dusomye mu itangiriro mu irema ry'umwana w'umuntu, Bibiliya ivuga ku muntu irema umuntu ikavuga ngo umugore n'umugabo niko yabarema, ibarema mu ishusho yayo basa nayo exactly the same. Ni ukuvuga ngo iyo dushingiye aho ngaho umugore n'umugabo nta tandukaniro bafite, nta kuba ukwiriye ko umugabo afite umugore adafite, ntabihari, bose ni bamwe. Iyo uvuye aho ngaho ukamanuka hepfo, Imana ibaha inshingano ikazibaha bombi, ikababwira ngo bategeke isi, batunganye isi, bakora ibyo bakora. Inshingano Imana izibaha bari kumwe bombi, bagombe babikore. Then aho ngaho iyo mpari rero, iyo mahagaze nsanga nta mpamvu yatuma ngo umugore ngo ntakore umurimo w'Imana, ntabyo. Noneho ukibaza se byaje gute, byaturutse hehe? Ahantu ibi bintu bituruka, buriya nubwo dukora umurimo w'Imana, ariko umurimo w'Imana urimo ibintu by'umuco, kuko abantu tuba twarakuriye mu muco. So umurimo w'Imana uba uvanzemo ibintu byinshi cyane bitandukanye. None ibyo bintu byavangurwa n'iki? Byavangurwa n'ijambo, nuko twajya mu ijambo tukarisoma kandi tukaryemera. Sometimes burya ijambo turarisoma ntituryemere kuko rifite icyo rigonga muri twebwe. Kandi Yesu yabivuze neza ko ijambo rigomba kuza rikadutsinda. Iyo utemeye gutsindwa rero ukomeza kugigirana naryo, ukarwana naryo. Wenda ni ibintu wubatse kuva kera, biragusaba kubisenya uyu munsi, ukatekereza ahantu uri buhere ubisenya, ukumva ntabwo biri bushoboke, ugahitamo gukomeza guhangana nabyo, ariko muri mind yawe ukuri wakumenye kandi wakubonye. Icyo gihe rero ukomeza kubaka intambara irenze ibyari koroha nuko wari kwemera ugasenya, ukubaka ibindi bishyashya. Kuko ubundi mu buzima niko bimeze, turakura tugenda twunguka ibindi bintu, kandi n'umurimo w'Imana nuko, no gusobanukirwa ijambo nuko nguko. Ijambo ushobora guhera kera kose wararyumvaga ukuntu, ariko rimwe ukagendererwa n'umwuka wera, kuko si twebwe turisobanura, umwuka wera niwe usobanura ijambo. Umwuka akaba yakugendera akagusobanurira ijambo, ukavuga okay. Ubwo rero icyo gihe niba ugenderera n'umwuka wera akagusobanurira ijambo buryo wakagombye noneho kumva iryo jambo kurisobanukirwa, ariko kubera ko rifite ibyo bigonga muri wowe urahunga. Icyo ni ikibazo abantu dufite, ku buryo bitakwemera, ntabwo byashoboka. Rero umugore nta kibazo afitanye n'Imana. Okay, reka nsubire mu itangiriro ibi bintu ahantu bituruka. Tugeze mu itangiriro mu bice bitatu, umuntu yaje gukora icyaha. Amaze gukora icyaha, tubona Imana imwereka, hari Imana ivuga ngo umugore azabyara ababaye, aza kwifuza kwe kuzaherera ku mugabo, n'umugabo azabya yiyushye icyuya n'inzoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ayo magambo yose yasomye rimwe na rimwe, abantu baravuga ngo Imana ngo irabavuma. Ariko ubundi hariya iyo tusomye neza ntabwo Imana yigeze ibavuma. Oya, ahubwo nuko Bibiliya iravuga ngo kuva isi kiriho, ngo itegeko ryo kubiba no gusarura ntirizakurwaho, rizahoraho. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko mu bumuntu, muri kamere muntu, icyo dukora icyo ari cyo cyose kigira umusaruro, waba mwiza waba mubi. So hariya rero mu itangiriro ukuntu byagenze, ni ukuvuga ngo biriya Adamu na Eva
ntago bari bazi uko ibintu bigiye kugenda, ariko Imana yo yari ibizi. So ni nkaho irimo kubaha information, kubabwira uti rero dore ibintu mwakoze, dore ibintu bigiye guhinduka, bigenda uku nuko. Ngaho rero mu kucyaha ibigi turimo kurwana nabyo, cyangwa se abantu barwana nabyo, umugore ntiyagira gutyo, umugabo bimeze ukuntu, yemwe no mu ngo burya nicyo kibazo, ntugire ngo ni ikindi, icyo kiri mu rusengero nacyo kiri no mu ngo, koko niyo ntambara ihari. Ariko ibyo byose nta kindi, ni ingaruka z'icyaha, ni ingaruka z'icyaha. Kuko Imana irema umuntu, nta muntu yasumbishije uwundi. Ubwo busumbane rero ni ingaruka y'icyaha, nta kindi, ni ingaruka y'icyaha. Ariko koko Yesu, nyuma y'igihe Imana yaje kohereza Yesu. Mperutse kubaza abana hano mu iteraniro ry'urubyiruko, ngira groupe y'urubyiruko, nigisha ndababaza, ariko iyo mutekereje mubona Imana yohereza Yesu yari igamije iki ku mwana w'umuntu? Yari igamije iki? Imana yohereza Yesu n'iki yashakaga? Urumva abana bose ni kubanshubije, ndi watunguwe n'ibibazo n'ibisubizo. Nago byantunguye kuko nari mbizi ko ariko abantu babyumva. Yesu yaje kutwereka Imana, Yesu yaje kutwereka inzira z'Imana, ibintu nk'ibyo byose bose nuko nguko bamushaga. Ariko jewe numvaga igisubizo gitandukanye. Ntabwo Yesu yaje ku isi ku mpamvu z'Imana, kuko Imana nta kibazo ifite, nta n'ikibazo yigeze igira. Ahubwo Yesu yaje ku isi kubw'ikibazo cy'umwana w'umuntu. Yego. Koko twebwe abantu ni twebwe twatakaje umwanya wacu, ni twebwe twatakaje kumenya twagombaga kumenya, ni twebwe twatakaje imbaraga twagombaga kuba dufite, ni twebwe twatakaje buri kimwe icyo ari cyo cyose. So Imana yohereza Yesu rero, imwohereza mu ishusho y'umwana w'umuntu, noneho imushyira muri ya position, imushyira hantu hose twatakaje, kugira ngo atubere urugero, atubwire ngo yewe muntu, hariya niho ugomba kuba, kuriya niho ugomba kuba umeze, biriya nibyo ugomba gukora, ugomba kubigenza uku nguku. Yego. Nicyo cyazanye Kristo Yesu. Ni twebwe twari dufite ikibazo. So atubera urugero rero wo kutwereka uko twakagombye kugenda, uko twakagombye kuba hejuru, kuko kumwitangira Ibanire mu muntu ikamubwira ngo nguhaye ubutware. Twagombye kuba dufite ubutware, nkuko yaje akabukoresha, ugasanga aracyaha umuyaga, ugasanga aracyaha abadayimoni. Iriya ni position y'umwana w'umuntu. So yaje kutwereka aho tugomba kuba rero. So ntabwo rero Imana yigeze irema ngo abantu basumba nishe. Yego. Twese turangana mu bwenge, mu bushobozi, mu kubahwa n'Imana, mu kugira ishusho yayo, mu nshingano no mu bindi byose. Ahubwo dutandukana muri roles. Imana ikanaturema nk'umugabo bitewe n'ibyo n'inshingano yakuremeye kuzasohoza. Nanjye ndema uko yandemye bitewe n'inshingano integekera kuzasohoza. Ariko ibyo ngibyo ntago bivuze ngo ndi munsi yawe, uri hejuru yanjye, cyangwa n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. No, suko nguko. Turi bamwe, turangana imbere y'Imana, twakora. Iyo tugeze no ku Mwuka Wera, nari mvuze Kristo Yesu. Kubera ko Yesu mu gihe cye aza yahasanze ikibazo cy'abagore. Yasanze iyo myumvire y'ukuntu abagore babafata, uruba nk'ikintu kijyanye n'ubusambanyi, iteka cyabaga ku bagore. Urabyumva? Abantu yagiye ko hazi ngo ariko abagore ntabwo umubare wabo uzwi n'ibindi nk'ibyo. So uruva mu gihe cya Yesu, cy'abagore cyatangiye kera, ni icya kera, kubera ko ni ingaruka y'icyaha, niho hazamo ubwo busumbane, kandi ubusumbane iteka butera ikibazo. So Yesu rero aje, nari ntangire kuri Yesu mbabwira ko Yesu yaje kutwereka ukuri uko ariko. Nibyo. Aje ibintu abigendamo bitandukanye n'abari basanzwe ukuntu babigendagamo. Birabacanga. Uwe agenda yegera babasambanyi, akorana n'abagore bitandukanye, bo turamubona akorana n'umusamariyakazi, yicarana nawe bije, kandi bo n'abasamariya bose ntago babebera bacyaraziraga. Uwe rero abikora mu bundi buryo butandukanye. Hari ikintu yerekanaga, tuzasome Bibiliya itwereka ngo kuba mu mihango k'umugore cyari ikibazo gikomeye cyane.
ibyo se ni umugore ubikora cyangwa ni karemano Imana niko yabiremye none se kuki bihindutse ikibazo ingaruka z'icyaha bagenda bashakisha ikibazo uko byagenda uko ariko kose ngo umugore ntazegerwe hashukungu iyo ngiyo ngo kubera ko ari mu minsi y'imihango ngo ubwo ni ikiziranga ni ibiki niyo mpamvu buriya nkuru dusanga muri Luka iyo umugore wari umaze imyaka 9 ngwava ajya guhura na Yesu buriya nicyo kibazo cyari gihari nicyo Yesu yashakaga gukemura yereka abantu ko iki ngiki atari ikibazo ntabwo ari ikibazo aba amukoraho kandi ngo yari ari mu mihango arangije ngo icyago yari afite ngo kirakama iyo dusomye iyo nkuru itwereka ngo Yesu abaje ngo ninde unkozeho umugore yabuze ahantu akwirwa byatewe n'iki amateka yarayaze koko ubundi mu bandi ntago yageraga mu bantu koko yari ikizira kubera ko afite iriya nkaba y'amaraso mu myumvire yabo ntago uyu muntu ni ikizira ntago agomba gukora ku bantu none hakoze kuri Yesu urumva muri we yarazi ikibazo ko kivutse ndapfuye ndakwirwa he ariko umutima uranga aravuga ati ni jewe uzi ko Yesu ahindukira akamubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije we nago yagiye muri bya bindi so urumva ko arimo kuzana itandukaniro rero rivuga ngo umugore nta kibazo nkuko bandi bibwira ko umugore ari ikibazo umugore yakora umurimo w'Imana n'ibindi byinshi cyane birahari byinshi Yesu yerekana ntago agaragaza ikibazo mu ntumwaze noneho na Paulo ko wabivugaga Paulo aho yakoreye umurimo hose yari afite abagore yakoranaga nabo reka turebe mbese umwuka wera amanuka mu cyumba cyo hejuru harimo abantu benshi bari batandukanye iyo dusoma ibyo byanditswe bitwereka ko n'abagore bari kandi umwuka wera yarabamanutse so wowe urinde uvuga ngo umugore ni ikibazo ntiyakora umurimo niba umwuka wera atamunena niba Yesu atamunena niba Imana itamunena uramunena ushingiye kuki ngira ngo ni ubutumwa bukomeye kandi nyine ba nyirabwo bari kugenda babwumva aha twagiye reka tujye mu tunyaruke gatoya tujye mu kiyobyita utuntu n'utundi no buzima busanzwe bwa hano mu isi mama pasiteri turimo turuganira hari igihe agira gutya akajya muri entertainment muri siporo akunda iyihe sariruka akina uwe mukino cyangwa ntabyitayeho ntibimureba ubwo nagiye mu tuntu n'utundi wagiye mu tuntu n'utundi entertainment yes okay ukunda iyihe siporo ushobora kuba uyikunda utayikora ariko uyikunda yego yewe siporo yo ntayo nkora pe ukunda iyihe ariko nkunda basket nkunda basket ariko nayikundishijwe nuko nagize umwana w'umuhungu akayikina so bituma nkurura rero arayinshyira ndayikunda ariko personally nk'umuntu entertainment zose zitandukanye ubundi nkunda kuririmba ibyo personal ibyo ndabikunda ubu football wapi nturebaho nta kipe z'umupira w'amaguru uzi ku isi z'istari mu Rwanda ufana iyihe kipe mu Rwanda muri football nta kipe mfana bakina namusanze FC rwose ntabwo ngiye kubeshya Reyo ntuyizi ndazizi ari Reyo ari Musanze Aperi Kiyovu Gasogi ndazizi ariko kuba overtaken kumva ko byantwarana ariko kabe mu Musanze akimye na Reyo Musanze gatsinda Reyo ari iwanjye ari utuye byagushimisha ariko njya numva abantu benshi nabareyo mu mutima wasanga akareyo kakurimo nta kintu kirimo rwose na Arsenal wapi Man City kuri ibyo bintu uretse kubireba hari ariko ubwo uri nka Pahuro ubibona nk'ibibambwe nabyo bikakubona nk'ubabyi uko ari ikibazo oya ari cyose nabizana mu kiganiro cya gospel nta ni ibisanzwe kameme suko mbifata oya hari abantu bafite imyumvire iyo myumvire ku buryo bifata nk'icyaha oya ahubwo nuko mbyiyumvamo simbizi ubwo se kwavuze ko ukunda umuziki wumvira hari igihe ujya nko muri karaoke bagacuranga cyangwa ni mu rusengero tu
okay ni mu rusengero ariko okay ntabwo bishobora kumfata umwanya ariko biranashoboka ko byaba ahantu nkajyayo birashoboka pe ariko hari n'igihe bishobora byo kuba bigusanze ahantu ayatende ndatendinga pe nakwatendinga ariko kumva ko wenda ngo byabereye ahantu ngo ngiye kwishyura ngo mbirukanka inyuma hako binsanze bibaye ntabyatendinga. Mu Rwanda hari abaharirimbyi benshi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uprefera nde cyangwa wumva nde cyane ninde ugukora ku mutima kurusha abandi? Ndavuga abantu bahanzi baririmba indirimbo za gospel. Hari uriya mudamu uririmbana n'umugabo we uririmba iriya ndirimbo ivuga ngo mama vuta mitabaza James na Daniela. Yes. Bagira amagambo bagira indirimbo zifite ubutumwa yego nkongera nkanafashwa na mbonye nawe agira ubutumwa okay nambonye agira ubutumwa kweri yego umva indirimbo zabo cyane ndazumva ujya mu bitaramo byabo wari kubera ko badakunda no kubikorera inaha ngaha ntabwo wanjye ufite wo kujya Kigali ntabwo ndabijyamo ntabwo ndabijyamo ariko bagize gutya bakaza Musanze ntabwo waciye cyangwa bikanahurirana nuko narindi muri Kigali. Ubwo uruvagine nuko yari yaje muri Musanze nuko yari yaje Musanze. Yego okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro ariko mbere yo gusoza hari ikibazo nkunda kubaza abakozi b'Imana. Iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Pastor Joy ni muntu ki mu muhamagaro muri makeya wawisanzemo bigutunguye warwanye n'Imana karaho tujya tugana akabati ngiye Imana yamfashe ku ngufuti iraza nikurura rwose ntabishaka numva bitandimo wowe wahamagawe ute muhamagaro wawe inzira wanyuzemo gatoya wenda Story ndende nubundi ni ndende niyo mpamvu njibajije nyuma kugira ngo ngisige nk'ikibazo nzakoraho ikiganiro kwacyo niyo mpamvu ngo anangro somodo muri makeya ni story ndende kabisa. Ariko umuntu ntabwo ahita abimenya icyo gihe ntabimenya nubundi abimenya nyuma ubimenya nyuma y'igihe ukamenya ko ari umuhamagaro w'Imana wari uri ku buzima bwawe. Ubu mvuka Uganda twavukiye Uganda nk'abandi bose bitewe n'amateka n'ibindi nk'ibyo ngibyo tukavuga turi abana benshi twagize papa wagize amahirwe kabyita amahirwe wo kuba yari umuntu wari ufite ubushobozi. Abantu ba kera rero bose nuko bari bameze ni imyumvire igenda ihinduka ariko bose nuko iyo umuntu yagiraga ubushobozi yumvaga nta kindi yabumarisha yumvaga nta kundi yumvaga nta wundi ari we uretse kuba yakora ibintu byose uko abyumva nuko abishaka. So atubyara turi abana benshi cyane tuba benshi so urumva rero abana iyo bavuka ari benshi muri ubwo buryo ntago baba bavuka ku mugore umwe abari abamama benshi ariko nigeze gukurikirana amateka ya Paulo buri ibintu byose uko bibaho bishobora kuba birimo n'amafuti y'abantu ariko bibamo n'umugambi w'Imana. Niko bimeze kabisa. Imana ni umukozi w'umuhanga bikomeye cyane. So urumva rero ubwo buzima bwose bwabaye uko nguko ukuntu nkaba nize ndi umuhanga ndi umwana w'umuhanga ariko ngo bigeremo hagati nza kurwara. Ndarwara indwara irananirana baravuza biranga urumva nk'abantu babaga muri uwo muryango rero nibyo gusenga ntago byari ibintu byacu ntabyo twari tuzi kabisa byari ibintu byo kujya muri Gatolika naho kuri Noheli kuryoshya just nta bindi byari biremereye birenze yego. So Imana rero izira muri ubwo burwayi kuko ubwo n'amashuri yarahagaze birananirana
igihe kirekire kabisa. Nk'igihe kingana iki n'ibyo igihe kirekire imyaka kandi ndi muto ariko birananirana barageze baravuje bakoze ibintu byose bishoboka ariko biranga birananirana nibwo rero muri ubwo buryo nibwo ngiye kuyoboka urusengero wowe yego ku giti cyawe ntabwo byari ku giti cyawe kuko ntabyo narinzi yego twari ukiri muto ariko twari dufite abavandimwe twagiraga abavandimwe babaga Kampala yari murumuna wa papa akaba yari yarapfuye asiga abana n'umugore rero muri ubwo buryo nuko naje kubana nabo bo barasengaga rero nibwo bagiye kunyobora iby'urusengero urumva ko nabijyagamo ntabizi mbona babyina ibintu ntago nabishyikiraga ariko ni muri ubwo buryo naje gukizwa kandi ni muri iyo nzira naje no gusengerwa ndakira nkize rero numva nkuzi Imana numva ndayikunze kabisa ariko ibintu by'imihamagaro ntabyo nzi ariko urumva Imana iguhamagara utazi igenda ikatinga igenda ikuraho ibyasaga nk'amahirwe nk'imiryango wari gucamo n'ibiki byose bisa nkaho bigenda bipfa mbamfushije mama mbangize gute nsigara njyenyine mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko Imana ijya kumpamagara kugira ngo bifate binumvikane mama yabanje kurwara ararwara igihe kirekire noneho tujya gusenga ahantu ariko icyo gihe twaje mu Rwanda twari tumaze kuza mu Rwanda 9 noneho njya ahantu hamwe aba bantu basengaga niho nasangaga ibintu by'ubuhanuzi sinzi byari bishya cyane ibintu byose numva ntazi byari byo noneho numva barambwiye ngo Imana iragushaka numva sinumva ibyo ari byo ariko jewe ikibazo cyari kigoye umutima wanjye nifuzaga ko mama akira nuko mama yakira nicyo cyari kigoye umutima nicyo nashakaga mbese Imana yari kunkiriza mama yari yose yari kungenza uko ishaka ni gitari kuba iyo mwijuru koko urumva iyo umuntu ari muto ntabwo aba afite n'itandukaniro ry'ibintu Imana yari gukiza mama wawe upfa kuba wamukijije wari kuba uri Imana byanga byakunda yego uvuza ko kandi ukanyibutse ikintu rero ni hari uburyo twari tuganira bari kuvuga ngo pastor ngo munyabitangaza ariko ngo ukoresha imyuka mibi none umuntu aratwumva turi kuganirira ariko mwarasaze n'ukuri sinagenda gatuye mubona nagiye uwo muri kuvuga aransengera none ubu ndiberege ndagenda ati kandi ahantu nsengera ati ni hahandi bigize ba petit frère w'Imana yo mu ijuru uti nyine baheza ngo ni b'amadini kuza kunyumvisha ko Imana yankijije atari yo mu ijuru ikibazo si yariyo nashaka bari umusatani nashaka bakorera n'izindi Imana zitari yo mu ijuru icyangombwa nuko nari mugaye none ubu nkaba ngenda tubwo rero kumbwira ngo iby'Imana yindi mu byihorero ubwo rero uvuza ko kanyibutse uwo mu mama nyine nuko yego rero mu bahanuzi baza kumbwira ko Imana igushaka Imana kandi igiye kunkiriza mama ibyo nabyumvishe cyane ariko koko noneho ndusha gukunda Imana numva ko Imana igiye no gukiza mama ariko hashize iminsi mama ntiyakize yarapfa ahubwo yarapfuye basi ngaho birancanga ariko hashize iminsi habayemo no kwigishwa habayemo no gusenga harimo guhinduka mu mutima wanjye nkumva harimo gukunda Imana bikabije cyane ku buryo amaze no kwitaba Imana numva ko ntabaye affected nkuko nari kuba affected mbere byari kumbana bibi cyane icyo gihe ariko nyuma ariko urumva yaje kwitaba Imana yakiriye agakiza yarakijijwe nawe yarinje mu bintu byo gusenga so ngiye kumva interpretation yanjye numva ko icyo Imana yambwiraga cyo kumukiza nuko yatashye yakiriye agakiza kandi numva nabyo biranduhuye numva nabyo ndabyakiriye ureraga ni nabyo Imana iha agaciro cyane gukiza umuntu ityo ni byiha agaciro kurusha kumukiza indwara yisanzwe
so nuko byagenze rero umva rero ntago byanyishe cyane nkuko byagombaga kunyica kubera ko nabyakire muri ubwo buryo ariko urumva ibintu byarakomeje ukuntu niko rero urumva ikintu mbere Imana ikora yigiye kuguhamagara igukundisha ibintu byayo ibindi byo hirya no hino bigasa nkaho bigenda bitakaza agaciro muri wowe ukarushaho rero gukunda bya bindi by'Imana. Umuhamagaro rero uratangiye ntangirira muri korali ariko impano aho nza kumenyera nkavuga n'ibyo ari byose uko byagenda byose harimo impano y'ubwigisha koko urumva hashize igihe ni kera ariko abantu bose twabanaga nabo niyo tuvuganye aravuga ati urakigisha uribuka rya jambo uribuka cya gihe utugira uko ariko icyo gihe ntago narinzi ibyo ari byo kugeza umunsi wa none so Imana rero igenda n'umuntu igenda imushyira muri wa mwanya mushakamo ikoresha ibintu byose bitandukanye yakoresha ubukene yakoresha ibibazo yakoresha ibisubizo yakoresha ibikomeye byoroshye ariko igenda irema ikuganisha mu murongo Imana igushakamo ncamake ngira ngo nuko tuzabisukura kugeza n'uyu munsi biba ngombwa ko nshakana n'umupasiteri kugira ngo ngira ngo bigire umurongo nyawo ufatika nuko nguko ubona kuba ufite umutware mukorana umurimo w'Imana cyangwa umushumba nawe uri umushumba bigufasha iki mu murimo w'Imana? Biramfasha kuko guhamagarwa kwanjye ntago kurimo gutangirana nuko nshatse yego byari bya mbere y'igihe cyose wimitswe kuko ariko kwimikwa abantu bajya babyumva ntabwo umuhamagaro utangira umuntu yimitswe reka abantu bakwiye kujya bisobanukirwa kuko nasengewe ryarisi none se umuntu agusengera agusanze hanze n'ugusengera gusanze mu muhamagaro none urumva umuhamagaro uza mbere hari abantu batekereza ngo kuba umunsi ngo umuntu yimikiweho ubwo ngo niho yinje mu muhamagaro reka hari abantu baba ari abashumba batarimikwa naho utakwimikwa waba uri mu muhamagaro ni cyane rwose nabyo ndabyemera cyane kuko umuhamagaro utwaza n'igitugu byanga byakunda kuko nicyo kintu kiba kikurimo ndibuka buriya nigeze no gutangira itorera ahantu ibyumba kandi ndi muto indi muto ibyumba rwose buriya no kubyibuha nuko nabyaye nkaba nakuze nyine ariko cyane ari akantu gatoya ndibuka nyobora itorero ibyumba abahungu benshi baza kutereta ahubwo kuko nabo ntago babyumvaga akantu kameze kuriya twigire kwa pastor kwa pasiteri keza ibyo ngibyo bakaza bakizanishwa utubazo dutandukanye ariko umwuka wera ni igitanda umwuka wera ni igitanda bakaza babaza ibibazo undi akigira umukristo cyane akakubwira ati nukuri wansengeye nkava ku nzoga inzoga yarananiye kandi ndashaka gukizwa ariko urumva ibyo at first ntabwo umenya ko ari byo bibageza ahubwo nyuma y'igihe nibwo ujya kumva amasitore ukuntu babivuga ukuntu babigenza ariko byagira ngo byagukururiye abakirisitu benshi Imana nta kintu idakoresha ikintu cyose Imana ikihindura igikora harimo n'abantu benshi bakijijwe icyo gihe pe nyuma y'icyo gihe baza gukizwa ariko baraje bo bifitiye izindi buzima bwabo ariko Imana ikaba ivuze nk'ijambo ariko ntubarenganye pe ntabwo nabarenganya ukuntu umeze uri mama byonyine uri umumama uri mwiza pe tuvugisha ukuri none ibazo ukiri umukobwa none ubaye pasiteri ntabwo bari kubura kuza abantu benshi barabikinisha uretse ko hari benshi baje gutyo nk'icyo kiganiro cyo gutereta Imana ikabafatira ariko hakabamo ubuntu bw'Imana wasanga Imana nta kintu igikora idafite target barahari benshi pe barahari pe koko twari dutuye twakoreraga ahantu hari abantu icyo gihe babitaga abajandarume noneho nagiraga abantu b'abajandarume benshi bazaga badusanga ko twagiraga gusenga ikigoroba babaga bavuye nko mu kazi bakaza ubundi bakaza nk'ikigurupe bageraho bakahasanga bakavuga turashaka pasiteri none se watangiye itorero gute gukira umukobwa mugani utari n'umushu utari imikwa icyo gihe wari warimitswe se
nari nk'umuvuga butumwa nuwakohereje yose nuwanyohereje tugenda ujye ubwiriza urumva rero kubera iyo mpano y'ukwigisha nubwo nari mutoya nyine nayo yari ntoya ariko nanone ikorera mu batoya oya ikumvikana ikorera n'ahantu hato igakora niba umuntu use nta na kimwe azi jewe nkaba mfite dukeya nzi urumva uwo muntu ndi hejuru cyane nshobora kumubwira akabyuka ndibuka rimwe aho hantu hari ubuhamya hari umugabo umwe waje w'umujandarume nyine aza nawe afite izo gahunda zo gutereta ariko afitemo ikintu cy'ururoko rukundo mbese abisobanukiwe abizi urumva icyo gihe amatorero menshi yari ahari ni ADPR cyane so yari afite icyo kintu cyo gusobanukirwa ibintu byo gusenga ukuntu noneho aza tugana koko urumva baragendaga bakabwira abandi hariya hepfo hari akana k'agakobwa ngo n'agapaseri baragaze ibintu nk'ibyo ngibyo bakaza hari benshi none haraza adusanga mu cyumba cy'amasengesho aza yambaye Jeannette ariko urumva afite nayita imyumvire cyangwa imibwiririzwa isanzwe ibyo arimo arabyumva azi n'impamvu aje kutugerageza ashaka no abafarisayo nibo bakoraga ibintu turasenga dukora ibyo twagombaga gukora byose nk'iteraniro turasoza arangije abigira inzira yo kugira ngo tuze kuvugana arambwira ati ariko mfite ikibazo ndagira ngo tuvugane turi twembi ntabwo nta kibazo kuko numva agiye byabazanaga nabaga ntabizi ahubwo jyewe nashimaga Imana ko twabonye iki abantu ko twabonye abakristo ibintu ko birimo kugenda noneho turicara ahantu arangije arambwira ati rero ati ndashaka gukizwa ati ariko mfite ikibazo ntese kihe kibazo ati jewe atoke uretse ko nasubiye inyuma atari ko sibwo ngiye gukizwa ibintu by'Imana ndabizi atari ko nagize ikibazo hano igiki ati dore naje nambaye Jeannette kandi nabo ese Imana ziratandukanye Imana ni nyinshi koko saha nje bwa mbere hari aho nagiye gusenga nambaye Jeannette Imana irantonganya cyane biba ikibazo ngo Imana yanga kuvuga guti ibindi byose rero kandi hano nabonye Imana itagira ikibazo kandi nambaye Jeannette kuko icyo gihe ukuntu byagenze ngo byabyaye ikibazo arangije ngo arasohoka kuramo ya Jeannette ngo arayihisha ahantu ngo munsi y'ibuye agaruka mu iteraniro Imana yari yanze kuvuga ikibazo cyari cyafise ngo hari mu hari ibintu koko Jeannette yabujije Imana kuvuga arega Imana icyo twita Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka w'Imana uyoborwa ugengwa na nyirawo Imana yanze kuvuga na nyirawo rero twebwe ni twebwe burya tubishyiraho ahubwo n'abanyempano banze ko ni twebwe tubishyiraho bavuze ko Imana yanze kuvuga ni twebwe banze kuvugira Imana koko niba ikintu twaragihinduye icyaha tukavuga tuti gusuka umusatsi ni icyaha ubwo uri buyuzane yawusutse ni icyaha nyine kandi Imana yanga icyaha ku buryo Imana yanga kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bidafututse iyo ni dore ubu abantu babwirizaga kera bakwiye gutandukana na bubu hari imyumvire ya kera ikwiye kuvuga ngo kubera umuntu waje wambaye Jeannette mu materaniro ngo nduwiteka Imana erega cyane twajyaga tujya gusenga bakarondora ngo hano harimo ngo mubeshyi noneho umunyempano umwe akabaza ngo Mana ngo uyu mubeshyi dusenga nde cyangwa tumusohore undi mu nguni ngo musohore ngo ubwo n'Imana ivuze ngo musohore ngo bamusohore none byo batakose ubwo ko Imana niyo iri mwaya matiku pe ngo musohore rero ni nk'ibyo byose nyine byabaga ibyo rero navuze ko ibintu by'Imana birakura tukagenda tubimenya tubisobanukirwa kandi muraganira rero kubaza ati Imana yaha ndabona yo nta mahane ifite ariko akiribaza nkibaza uyu muntu ndamusubiza iki ndabigenza kumva nanjye ntago ndimo kubishyikira ntago ndimo kubyumva ariko ndibuka tukivugana nagiye kumva numva umwuka wera mpaye nk'ubusobanuro ndamubwira nti rero dore ukuntu bimeze Bibiliya isobanura neza ikavuga ngo
mu gihe umugore agifite umugabo nguriya mugabo aramuboha abamuboshye ariko iyo amaze gupfa wa mugore arabohoka ntago bakiboshywe n'uriya muntu so n'igihe cy'amategeko nuko nguko amategeko yabohoga abantu ni ukuvuga ngo iyo twishyiriyeho ibintu twebwe ubwacu tukaba nitwe twabishyizeho tuba tubyibohesheje kandi iyo twabishyizeho turemererwa kubikiranukamo ubwo kukaba gukiranuka ko twemeje bya bintu ko ari uko bizagenda so ni ukuvuga ngo abantu wari uri kumwe nabo icyo gihe niyo mategeko bashyizeho niko gukiranuka kwabo niko bumva Imana yabo niyo mpamvu rero nawe urabyumva obviously wari ikizira ntago wubahirije amategeko nk'uko bayashyizeho twebwe rero hano ayo mategeko ntayo dufite turi free niba twabishyizeho tuba tugomba kubyiyemeza tukanabyubahiriza so ariko twarangije akomeje kuba inshuti akomeza kuza agenda asobanukirwa na bya bintu za gahunda yari afite zigenda zimushiramo abo umugabo mwiza waje kubwirwa n'ikiza ko yarabifite gahunda yarabikwiye nyuma yo gukizwa kuko we twamaranye igihe noneho aza gutanga ubuhamya bw'icyari cyaramuzanye na mbere hose ni benshi nta nubwo ari we wenyine bari benshi rwose baje muri ubwo buryo ariko Imana yagiriye neza bahinduka abagabo beza b'Imana. Wow. Yego. Ngira ngo ni ibintu byiza. Uyu mumama pasiteri rero azi kuganira ku buryo dushobora tumwishinze twakora nk'ikiganiro cy'amasaha menshi pe. Bakunze Iyobokamana TV ni munyemerere dusoreze hano. Icyo mbabwiye tuzagaruka dukorane n'ibiganiro byinshi afite n'umutware we nawe w'umwana mwiza cyane w'umukozi w'Imana ndabizi neza ko muzababyaza umusaruro. Turimo rero turasingira umusozo w'iki kiganiro n'ubundi twatangiyemo dusengera n'ubundi muradusengera ariko mbere yo kudusengera musengere muri iri jambo. Hari abantu bari kureba kino kiganiro barababaye bararwaye bararwaje barihebye bariganyiriye bano bantu bakwiye ijambo ry'ihumure ubundi mukadusengera tukagana ku musozo w'iki kiganiro kandi Imana ibaho umugisha cyane kuba mwaduhaye umwanya mukatuganiriza no kuri ni mutagwisari muzabisarura. Urakoze. Namwe Imana ibaho umugisha ko mwaje mutugana. Imana ibaho umugisha. Abantu rero bababaye nicyo cyazanye Yesu. Bivuga kuri Yesu kavuga ngo aho yagendaga hose yagendaga agirira neza abantu bose. Kandi ntabwo Imana burya yishimira kubabara kw'abantu bayo kuko Imana ni umubyeyi nkuko n'umubyeyi wese atakwishimira kubabara k'umwana we. N'Imana ntago yishimira kubabara kw'abantu bayo. Imana irashoboye. Imana irashoboye. Ntabwo igihinduka uko yahoze ni kwiri ni nako izanahora. Niba dusoma Bibiliya tugasangamo abantu yagiriye neza n'uyu munsi iracyagira neza. Bizera Imana yo mu ijuru. Yesu niko yabwiraga abantu bamwe akavuga ngo bikubere uko wizeye. So bizera Imana yo mu ijuru ni Imana igira neza. Ni Imana ikiza, ni Imana iruhura, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura ibintu byose birashoboka ku Mana. Ndabizeza ko ku Mana bishoboka. Eka dusenge kandi tubasengere. Mwami Imana turagushimiye ko kuri Imana yacu, kuri Imana ibana natwe, ukorera muri twebwe, ugendera muri twebwe. Ndagushima kubw'uyu mwanya waciye umuryango, waciye irembo kugera kuri benshi tutari gushobora wenda kuzageraho mu buryo buri physical bufatika, ariko iyi ni inzira waciye ngari cyane kurusha inzira twari dusanzwe dukoresha. Warakoze kandi ngushimiye uyu mwanya. Nsabiye abantu bawe umugisha gitari cyiza baje batugana kugira ngo nabo bagire uruhare rwabo kuko buri muntu wese akora mu mwanya we, agakora mu gihe cye, agakora mu mpano ye, agakora mu muhamagaro wiwe. Ndabigushimiye mbasabiye umugisha. Nongeye gusengera rero abantu bawe baduteze amatwi twabanye nabo uyu mwanya wose. Mbere ya byose muri Yesaya ijambo ryawe riravuga ngo uri inyuma y'ijambo kugira ngo urisohoze. Reka umwuka wawe wera arizo mbaraga zawe ntubure kuba inyuma y'iri jambo. Uzaryumva wese atabarwe naryo, uzaryumva wese yigishwe naryo, uzaryumva wese yungurwe naryo, agirirwe neza naryo kuko inyuma yaryo hari imbaraga z'umwuka wera. Rero n'abaduteze amatwi bababaye, barwaye, barwaje,
bari muri conflict iyo ari yo yose, babuze amahitamo iyo ari yo yose, uri Imana ishobora byose. Reka umwuka wawe wera uko baduteze amatwi abagenderere kandi abagirire neza, akiza abakeneye gukira, yungura abakeneye kunguka, agirire neza abakeneye kugirirwa neza, akize abakeneye gukira, ko kuri Imana ikiza na bugingo n'ubu ngubu. Ugirire neza buri muntu wese, twese tugirire neza, ugirire neza abavandimwe, tugiye gutandukana batahe, ukomeze kubana nabo no mu yindi mirimo yose, kandi nanjye ubane nanjye, ariko ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza ku ijambo ryawe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Kristo Yesu tubisabye, amen. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego.